guterereza uko kudatera imbere turebe ko twabikuraho mu kanya ndohereza ihembe ribikureho byose. Yego ngiye kuguha insinzi mu kanya ndohereza ihembe kubera uhiguye umuhigo w'ababyeyi ribikureho byose. Humura mwana wanjye, igihe cyose ugize ikibazo ujye umbwira, niteguye kugufasha. Urakoze, ngaho bo nkupiye gatoya ngukorere, maze ibibazo byawe nibica muzibuke gushimira ababyeyi. Mu kanya ndakoherereza insinzi mwana wanjye. Nakuvugisha? Oya, reka kumvugisha, ndi kuvura rwose. Ikiganiro kiraza nyuma mumaze gufasha uyu mwana. Babyeyi, uyu ni umwana wanyu Habimana Evariste mwene Sebahinzi Ernest. Dore ubuki bwanyu babyeyi, dore inzoga yanyu arayibahaye babyeyi ku kibazo cye, arabituye babyeyi kugira ngo namwe mu muhe insinzi uko mwadufashije mu cyumweru gitaha. Na n'ubu ibintu biri kugenda bigenda neza, kana agashimwe abohereje babyeyi tugiye kumukorera kugira ngo natwe mutwereke ko igitambo cye mucyakiye babyeyi, kugira ngo mutwereke ko mugiye kudukorera byose n'ishimwe ryakiye kandi k'insinzi agiye kuyibona babyeyi. Ngiye gukoresha ikibiriti mwampaye babyeyi n'amazi nk'uko mwabimpaye kugira ngo imbaraga zigaragarire ahangaha babyeyi. Munzanira amazi. Ngiye gukoresha amazi arera, amazi ni umugisha. Niturangiza babyeyi, niba mwemeye igitambo babyeyi, umuriro uraka. Niba igitambo mutacyemeye babyeyi, umuriro ntabwo uri bwake. Ibyo ndabibasabye babyeyi. Imbere yanyu uyu mwana nakuzukuru kanyu ntacyo atakoze. Ituro yararibahaye, ishimwe yararibahaye. Tugeze ku munota wa nyuma babyeyi, ndi ku gicaniro cyanyu. Niba mutwemereye babyeyi, ahangaha amazi ni umugisha, amazi arera, amazi ni ubuzima. Niyo ngiye gukoresha kugira ngo munyereke ko insinzi ye muyemeye. Noneho babyeyi, ikindi ngiye gukoresha mu muriro, nimunyemerera babyeyi, umuriro uraka. Nimutemera igitambo babyeyi, umuriro ntabwo uri bwake. Babyeyi, iri ni ihembe nkoresha ngiye ku gicaniro babyeyi. Munyemerere muri iri hembe babyeyi, nditume hakurya y'amazi, nditume hakuno y'amazi, uko nditume iburasirazuba nkaritume iburengerazuba babyeyi. Mumfashe kuri iki gicaniro n'aka kana kanyu. Niba mwemeye igitambo cyaka umuriro wake muri ano mazi babyeyi, murakoze. Ntugire ubwoba, sinjye wakuzanye. Ubwo rero umuriro uratse, igitambo cy'uyu mwana kiremewe, igicaniro kiremewe babyeyi. Murakoze babyeyi kwakira akakuzukuru kanyu babyeyi. Shazampamagara mbwire ko yakize, ngiye kumwoherereza ihembe rijye kumuhesha umugisha babyeyi. Rino hembe numvishe uvuga ugiye kohereza ni ryo kumara iki? Ririya hembe ngiye kohereza nirigiye kurangiza ibibazo byose by'uriya muntu no kumuha imbaraga. Ngibyo byagiye, sinzi aho warebaga. Hembe ryatambutse. Ubwo se riragiye koko cyangwa? Hembe riragiye, ahubwo niba utaribonye dusohoke no hanze ngende nkwereke. Tugende njye kureba ko turibona noneho, niba koko ryagiye. Tambuka ugenda urabibona hembe ryagiye. Ngira ngo ugeze ngakore.
aho riri hose umuntu araribona uraribona ariko nta burenganzira ufite bwo kuribona atari njyewe uguhaye. ubwo se ubundi rigiruka bingana gute ku buryo rigera aho hanze? ntaryo ihembe ryanjye hagararira ko ntaryo mbona se. ntabwo warireba ntaguhaye uburenganzira kugira ngo uribone nuko ngiye ngo uburenganzira bwo kuribona. ihembe ryanjye garagaza singiri ririya se uri kuribona? yampaye. waribonye? yampaye. waribonye ngiryo. ubu se nagerayo nawe araribona? nageraho ntaribona kuko njye ni akazi kanjye ndi kumukorera, rigiye kumurangiriza byose, singo aribonye yahahamuka. noneho ndumiwe. wemeye ari iryo nkwereke turi hariya mu nzu uri kuribona aho rigeze. ihembe ryanjye komeza wigendere, niba atabonye nta kindi azabona. wamakanya gato noneho basi tukanaganira kuri ibi bintu mbonye bidasanzwe. ndabikwemerera ariko ntabwo ngusubiza mu gicaniro cyanjye. ntabwo aba ari ngombwa kwajyana umuntu nkawe kuko nturi umurwayi, ntuje no kwifuza. tugende muri salo wicare unganirize izo nkuru za nyuma. nta kibazo. ariko gukora mpuzamutanga utangiye ntabwo mbishaka. Inshuti za Freemax TV nk'uko mwakomeje kubikurikira, uyu munsi twaje kusura muganga nyirabisabo tugira ngo turebe uburyo akora ubuvuzi bwiwe bwa gakondo nk'uko dusanzwe tubimuziho, ariko uyu munsi twaje tutanamuteguje kugira ngo se koko turebe niba gukora ibyo akora umunsi ku wundi ndetse n'uburyo aba ari kubikora. Twahereye aho akorera, nubwo twamutunguye ariko bitewe n'uko wenda tunamenyeranye ntiyatugoye cyane, yaturetse turareba. hari ibintu byinshi binantunguye umunsi nayo ntarabona, nubwo maze iminsi wenda cyangwa se hashize igihe tugenda tugerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye ubuvuzi gakondo bukorwa gute, dusura n'abantu batandukanye. Nyirabisabo rero niwe turi kumwe uyu munsi, ngira ngo mwajye mubona bitandukanye yagiye akora. Hari n'ibyo akoze uyu munsi bidutangaje, ngira ngo tugaruke tunabiganiraho mu buryo noneho bunonosoye. Nyirabisabo ariko noneho kangusuhuze neza ntagutunguye, muraho neza? muri amahoro? Ni amahoro. Nizere ko utaturakariye. Ntabwo nabarakariye ariko mubaburiya hariya mwamunyiciye akazi, kuko mfashe umwanya nganira namwe haba hari abantu benshi mba ndi gutakaza. Munsanze mu kazi ndi gufasha umuntu uri muri Amerika. Uzajya utubabara rimwe na rimwe, tuba dufite amatsiko. Mufite amatsiko ariko aho mwahereye muza ibyo muba mushaka mwamwarabibonye, mwakarekeye aho ngakomeza akazi kanjye. Ikintangaza nuko akenshi buri gihe iyo nje ahubwo mbona ibishya, buri gihe ukonje mbona ibishya. Ibyo utazi nibyo byinshi. Hari ibindi utaranyereka nzabona n'ubundi? Hari ibindi by'iwanjye ari bishyashya, buri gihe ntiwabireba ngo birangize. Mbo uyu munsi wenda ntunguwe n'ihembe. Ihembe ku buryo wohereza ihembe rikagenda, wabivugaga nkagira ngo ni imyuka wenda igenda gutyo gusa. Biriya bintu bikorwa gute? Igicaniro nari nkiriho, ihembe naryohereje ryagiye ryaka umuriro turi mu nzu, urambwira ngo mbese niryo rigiye urahakana. Dusohoka hanze ndanakwereka ndihagarika rigeze mu kirere rigenda. Warirebye ntiwaribonye? Nakubwiye ati ntiwaribona ko ari njyewe ubikwemereye. Iryo hembe naribwiye ati hagarara, hembe ryanjye rirahagarara. Ihembe waribonye rigenda. Ririya hembe rero rigiye kugenda rifasha uriya muntu uri hanze. Nirihagera rirakuraho imyaku, imikoshi, ibiterezanya, ibirumikana, ikintu cyose kibi cyamwangiriza kirava. Ni ukuvuga ngo uriya muntu yamaze gutanga ubuki bw'ababyeyi n'inzoga y'ababyeyi, nta kindi kiba gisigaye uretse kumuhesha umugisha. Ririya hembe rero ubonye ko rigiye ryaka, icyo rigiye gukora ni ukumuhesha umugisha, rigakuraho biriya byose bimuriho. Buriya hari nk'abantu baba bari hanze, ni ukuvuga ngo ndikoresha kenshi na kenshi ku bantu bari hanze, uretse ko hari n'igihe ntakoresha ihembe ngakoresha inkuba, nuko uyu munsi ariko ababyeyi ari bwo buryo bashatse ko nkoresha. Wenda ihembe rirantangaje uyu munsi, bitumye nibaza, uretse ihembe wenda hari n'ibindi wohereza nka kuriya? Hari igihe nohereza inkuba. Zindi watweretse? Hari igihe nohereza inkuba, nohereza ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'icyo nshaka gukoresha muri uwo mwanya. Niyo ntatumye mfite inkuba y'ingore, nkagira inkuba y'ingabo,
nkagira ririya hembe, hari inkoni nkoresha, ni ibintu byinshi nkoresha. hari n'igihe wohereza ya nkoni watweretse nasigaye n'ababyeyi cyane, iriya nkoni nyirambikaho umuntu ibimurimo byose, ari uwabuze urubyaro, wabonye ko mfite imana y'amafaranga, wabonye ko mfite imana y'ababyeyi, wabonye ni ibintu byinshi mfite bitandukanye nkoresha. Ndumva ibyatari bishyashya mu matwi yawe, ari ibintu umenyereye nk'umuntu ukunda kugenda ahangaha. hanyuma nka kuriya wohereza ihembe ryawe riragiye, rizagaruka ryari, bizarifata igihe kingana ute kugeraho cyangwa no kugaruka? ririya hembe uko rigiye nuko rizagaruka ni njye bize, ntabwo bikureba. hanyuma wenda ababyeyi tuba tutagomba kukumenera kuko nta kikureba. ushaka kumenya byinshi abanyamakuru, ariko ntabyo nkubwiye, ibintu byanjye nka muganga. wenda se wabonye birahagije, wabonye ihembe ndyohereza twari turi mvura, ati se niryo rigiye, ati koko riragiye, ndikwereka rigeze mu kirere ndarihagarika kugira ngo urebe wenda wemere. ubwo ibyo wabonye birahagije, si ngombwa ngo umenye igihe rizagarukira n'igihe rizazira kuko nturi muganga. wenda tubwiye ko ushobora kohereza ihembe, ushobora kohereza inkuba, inkoni, wenda n'izindi mbaraga ufite. Imbaraga ni nyinshi, iyo nshaka ngusha imvura, iyo nshaka bapfuye ndabavurisha. ubundi hari umwana mperutse kuvura, yari yitabye Imana, ndamuvura arakira rwose, mu mihango yose yari yarangije gukorwa umwana ndamukiza, ubu ngubu ari kwiga nk'abandi bose, ni muzima. ejo bundi wabo baje kunshimira. nangiye kukubaza, umuntu w'ikiragi nawe ntabwo yavugaga, afite ikibazo cyo kutavuga, nawe ubu ngubu aravuga, bita Sara. watubwiye ko bariya bose bari abo uvura benshi bari ibintu baba batererejwe, cyangwa se imyuka mibi iba yabafashe ikabateza ibyo ngibyo. ubundi ntabwo mvura indwara zitari za kinyarwanda, mvura indwara za kinyarwanda, indwara za kizungu sinzivura, kuko nzivura ndakeka n'ibitaro bitabaho. ahubwo impamvu ibitaro biriho ni uko ziriya ndwara bavurira mu bitaro ntazivura, ahubwo mvura indwara za kinyarwanda. ariko se nta gihe wenda urajya kuvura nk'izo ndwara za kinyarwanda ugasanga wenda hari imbaraga zirenze ziruta igihembe, ziruta iby'inkoni? nta mbaraga ngewe zindi zindusha, kuko imbaraga zose zikoreshwa mu buvuzi ndazifite. hari n'abajya henshi bakaza barananiwe rwose, nkabafasha insinzi nkayibona. ubonye kuriya namanje kumuvura, maze kumuvura nohereza ihembe ryo kugira ngo ryo kurangiza, ryo kumuha ririya hembe nirigiye kumuha insinzi kumuvura. wumvishe ko yakubwiye ati ndi gukira, ndi koroherwa, yabivugaga wiyumvira. si inkuru mbarirana, ahubwo wabyiboneye wanabyiyumviye. ari ririya hembe ryawe n'inkoni n'inkuba, ni ikihe gifite imbaraga zikomeye? bifite imbaraga kuko ibiha imbaraga ni ababyeyi, kandi ababyeyi banjye barahari. icyo nshatse gukoresha muri uwo mwanya imbaraga ziba zigifite. ikindi ni kuri iriya mana y'amafaranga. buriya hari igihe mbwira abantu, hari abantu bagiye bitiranya kuri iriya mana y'amafaranga, bakabyitiranya ko hari hano ari kuri banki. hari abantu bampamagara bambwira ngo none ngo waduhaye amafaranga ngo duhe kashi. hano ntabwo ari kuri banki, ahubwo ni uko umuntu abasobanurira, abantu bakumva ubusobanuro budahuye, bakiyumvira ibyabo cyangwa bakabitekereza bijyanye n'uko bababaye. ariko ntabwo hano ari kuri banki. ibyo barabumvishe naba, ahubwo iriya mana y'amafaranga nifasha umuntu udakora ntibigenda, umuntu ufite inyatsi, umuntu udatera imbere, umuntu bazi inzara igihe bakuzinga bakakwabura. njye hari ikiriya mana imfasha kugira ngo ngufashe nkuvure, noneho utere imbere. niba wari kuzabona amafaranga, wari kuzatera imbere mu myaka 5, wenda utera imbere mu mezi 6, 5, bitewe n'uko nkuvuye, mbese nawe ubona umugisha, ngo uheshe umugisha nk'abandi, utera imbere. ariko hano ntabwo ari kuri banki. icyo nicyo mba ngira ngo nsobanurire abantu, kuko hari abagiye babona mufite imana y'amafaranga bakampamagara ngo duha amafaranga. hano si kuri banki, hano ari kuri banki. ziriya banki ntacyo zaba zibereyeho. ubwo ngubwo icyo ngicyo nicyo nanjye nzaga kugusobanuza. uvuze ku mana y'amafaranga, utuma wa mugani, hari abantu benshi bakomeje kwibaza ati iyo mana y'amafaranga ufite n'abakene dufite bimeze gute, bigenda gute, kuki utayatanga? Sobanuye ntabwo hano ari kuri banki. umuntu none iriya mana imfasha kuvura abantu kugira ngo batere imbere, babone amafaranga. hanyuma umuntu aramusaje amafaranga hano si kuri banki, kandi no kuri banki ntabwo bafata amafaranga ngo bahereze umuntu, bayahereza nyirayo. nibyo ubwo bayahereza umuntu ushoboye kuyajera, uyashoboye, ufite ingwate, bakontorore bakareba ko umuntu ashoboye kubikoresha. rero bajye bicara batekereze ku cyo bagiye kuvuga n'uburyo bagiye kukivugamo. ni ukuvuga ngo umuturage
tuvuge uri ahantu runaka cyangwa se uri mu gihugu runaka uyu munsi ntabwo ashobora guhamagara nyirabisabo yicaye iwe mu rugo amubwira ati ndumva nkeneye amafaranga wamfasha iki. Ntabwo agomba guhamagara avuga ngo ndumva nkeneye amafaranga, ahubwo agomba guhamagara avuga ngo ndakora ntibyemere, ntabwo ntera imbere, mfite ikibazo, abandi batera imbere sintera imbere kuko umuntu aba afite ikibazo. Ahubwo agomba kumpamagara ambwira ati ndarwaye, ahubwo mvura ntera imbere nk'abandi, mbona amafaranga. Ariko se buriya mugani kudatera imbere nk'uko bivuga ni indwara yihe? Mbi kuko umuntu wese aba agomba gukora agatera imbere. Igihe udateye imbere rero uburwayi baba barakwaboye abarozi, baba baragushyizemo inyatsi, baba baragushyizemo ibintu bita kwabura. Hari igihe abantu babura imirima ugahinga ntiweze, icyo ukozeho ntiwemere, ukamara imyaka 5 ucuruza ntutera imbere nk'abandi, ukabona abandi baragura amamodoka, ukabona abandi bari kwiteza imbere, weho ntacyo ugeraho, ufite amaboko 2 ufite amaguru 2 ariko nturi gutera imbere. Naho ibyawe bamaze kubifatira babishyira ahantu. Bivuze ngo uba ugomba kumenya ko ufite ikibazo ukagana nyirabisabo akagusuzumira urugo, ko hari igihe bafata ibintu bakabitaba mu rugo ugasanga ibintu byagiye bikongera umuryango wose n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Icyo gihe uransanga ngasuzuma umuryango, namara kuwusuzuma nkawuvura, nyuma yaho yo kuwuvura nkazawutsirika kugira ngo batazagira ibindi bintu bashyiramo. Icyo gihe namwe mugatera imbere nk'abandi. Nta muntu waremewe gutera imbere undi ngatera inyuma. Ikintu cyica abantu ni uko batamenya aho babariza. Ariko se hari ibintu tuzi kandi tumenyereye umuntu ashobora gushora mu kintu runaka, ariko bitewe n'uko yakoze inyigo nabi muri ibyo bintu agiye gushoramo, bigatuma ari byo bituma ahomba. Hari n'ujya gukora ikintu wenda agahombeshwa n'abakozi wenda bamukorera. Ubwo ibyo nabyo twabyita guhombeshwa n'abakozi bagukorera, kukise undi adahombeshwa, kuko undi ashyiraho abakozi bagakora ntibamuhombeshe, undi akabashyiraho agahomba. Ni yanyatse ibiri mu byawe y'imyaka. Ariko iyo bavuga inyatsi cyangwa nka gutyo uyivuga, iyo bavuga inyatsi mba numva ari ikintu kitagaragara, kidafatika, wenda amafaranga ntumenye aho yagiye, ariko noneho yahombye uri kubibona. Utabimenya nuko nawe nakuvuye inyatsi ukaba utayifite, ariko wakagombye kuba uri kubisobanukira. Nese waba unzi imbere ufite inyatsi sinku narayikuvuye. Niyo mpamvu utabisobanukirwa. Uri kubona utera imbere ukabona mugenzi we ntari gutera imbere, hariya hanze haparitse imodoka yawe. Uri kubona uri umwana ugana gutyo ufite imodoka, ukabona hari undi mungana nta modoka afite, wumva ko hari icyo washizeho. Ese wayimvuye ryari? Kuyigura wabimenya se? Wabimenya ko wabifashe nk'umwana buri munsi uzaza ukongera kuza untunguye nkaguhindura ipusi, ntabwo uzagaruka. Kayiri no kuntera ubwoba cyane. Oya usigaye ukora urazuka ngo muje gushaka inkuru, muje 1 2 3 inkuru ntimwazigurije koko. Ibyo mwashatse kumenya kuri nyirabisabo ntimwabibona. Hari igihe uzaza mbwira inzoka yanjye zigusuhuza n'izikagusuhuza, ntabwo uzongera ko cyane rwose. Inzoka cyakora ndayitinya cyane. Noneho ubu ngubu wari kuvuga ku mana y'amafaranga, abantu bakunze kwibazaho ibintu byinshi. Iriya mana y'abagore yo noneho sibyo uhambwiye ko ifasha abagore mu buryo butandukanye, ariko hari indwara z'abagore baba baragiye kwa muganga bakabwira ko ibintu ibi ngibi ari uko bimeze cyangwa se bizagenda uko nguko. Iriya mana yawe niki gitangaje ikora wenda kurenza ibyo ngibyo abahanga muri za siyansi baba baravuze? Imana y'abagore. Imana y'abagore ngo buriya rero iyi mana y'abagore itandukanye n'ibyo byose muri za siyansi byo mu bitabo. Ntabwo ibintu nkora nta hantu nta gitabo birimo. Ibintu nkora nta